gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya yarageze kwa Lydia ese byari bimuzanye yabigezeho nangwa ntigeze abigeraho ese Imana yarengeye Lydia nangwa ntigeze imurengera reka inkuru yacu tuyihere kuri Maya agera ku muryango akarunguruka akabona Lydia arasa naho yicaye wenyine agira atya agakuramo inkweto akaza gahoro gahoro asatira Lydia agira atya akamucira iby'abajunditse byose Lydia yera ko yikanga Maya akimara kubikora amaguru yabangira ingata agahera akakiruka asohoka akebaguza areba ko nta muntu n'umwe uri kumureba yinjira mu modoka agahera akagenda Lydia yera akavuza induru Evan aza yiruka asa n'utabaye ari kumwe na Tania kamubaza ati senga ubaye iki Lydia ati sinzi ibintu binguye ndumva ari ibintu biri no guhumura ukuntu utamenya ibyo ari byo ni ibiki Evan aramwegera akavuga ati se ahubwo ni ibiki ati nanjye ntago mbizi ndumva nazi cyane ati se ko nta wundi muntu uri muri uru rugo nyine ubwo bigenze gute inzu se irimo abazimu Evan agira atya agasohoka akazenguruka hanze akitegereza ariko akabona nta muntu ari kubona aragaruka akamuga ati senga nta muntu n'umwe mbonye Lydia ati nyamara hano havuye umuntu namwumvise Evan ati nyine ubwo wasanga ari usanzwe uzi wasanga ari uwakugize atyo ubwo nyine avuye hano cyane ati ubwo ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko yaba ari mama wanjye Evan ati ntabyo mvuze ahubwo urabyivugiye kuki ataba ari nyoko se cyane ati Evan twumvikane wampaye gasapo kuri nyoko nanjye nguhaye gasapo kuri mama wanjye ituze ati Tania ibibazo byose turimo ni ukubera mama wawe ni ukubera Maya iyo bitaza kuba ukwikunda kwa Maya ntabwo ibi byose byakabaye biba ati Evan njye nawe twumvikanye ntabwo nshaka gushwana nawe ubeho ukwawe nanjye mbeho ukwanjye wimenye nanjye nzimenya ariko kuri mama wanjye nanjye nguhaye gasopo Evan ati oke njye nanze iki ahubwo gira vuba niba usohoka muri iyi nzu ugenda ati kwanza nawe ngiye ndaguma hano mfite uburenganzira bwo kubaho nshaka ariko njye rero ndambiwe induru zawe niba igihe mwahereye mushondana nta nubwo muri kureba ikibazo mfite ahubwo siko numva utuntu turi kugenda tunijya gake gake numva mu mubiri ntazi
Ivana tubwo wasanga unaniwe ubundi wowe n'amasaha yose uba wicaye ukiryama byatse mwana wanjye ndacyaryama ndacyatora agatotsi ngira rya nasinzira idakika nke nkaba ndakangutse Ivana ati nyine n'umunaniro ntabwo ukiryama neza ngo uruhuke ahubwo mbabarira uhaguruka ujye kuryama byatse ndaryama mfite ibitotsi umunaniro mfite yewe ubu nakabaye mfite ibitotsi nkaba ndi hano manata ariko se ubundi senga ubu oncle naramukaje akagera muri uru rugo agasanga umeze gutya tuzamubwira ko wabaye iki ati ibyo byorere mwana wanjye umugabo wanjye ni umunyamahoro none se yabikora iki ntabwo nshaka kumukura umutima aho arazajya kugaruka narorohewe ntabwo se narakize tuza ataha mwumve ngome mwumve mvuge mbihorere tuve aho ngaho twigire kuri Latina abari kumwe na Lihani barimo baza Latina kamata ariko se Latina byagenze gute ugishaka kwitaba call yanjye ndakwandikira ugasoma ntusubize ahubwo no kuba wanyemereye ko duhura ndumva ari iby'umugisha iki ndagukoshereje naba naragukoze iki ese umbora ko ngukunda Latina ati Lihani narakubwiye ariko ntujya wumva yewe nawe ntabwo twakunda twarareranywe turaziranye twariganye amabara yawe yose ndayazi Lihani atarika amabara niyo wayanteye iteka nakubwiraga ko nshaka umukobwa nkunda ukajya kuma pasi mu bandi bakobwa kandi niwe nabaga nshaka niwe watumye ngira aba ex benshi kandi abenshi twapfaga wowe ati natimupfa njyewe kagira inkuru hano ati yego niyo yandakazaga namubwiza gukuri naramubwiraga nti nababara cyane ari Latina wenyine ukoze ibintu nyine ugasanga ararakaye tukaba tura breakinze Latina ariko wari umusazi ese gute ubukundana n'umuntu warangiza ukamuzanira aho inkuru y'undi muntu hanze ibyo tubyihoreye iki wamumagaye hano uranshakira iki Lihani ati nkeneye kumenya iki kiri kujya mbere iki cyaguhinduye ugishaka kumvugisha Ivani nawe yambwiye kutagishaka kumuvugisha noneho we yambwiye ko mwana atandukanye na nawe nshaka kumenya n'iki twagukoshereje ati Lihani Umunyarwanda yaciye umugani ngo ufite agatwe gato akarinda urugomo arongera aravuga ngo bamuhana avayo ntibamuhana ajyayo iyo nza kubimenya mbere nari kumvira umutima nama wanjye ntago nakabaye ndi guhanwa nyuma y'uko mvuyeyo ikindi baravuze ngo ukunda ugukunda kuko ukunda abandi ibyo nanjye maze kubibona koko hano atari ko si iyo migani yose ni iki ninde ukunda abandi ko njye nagukunze kuva kera wanze kunkunda kandi nkaba mbona wowe na Ivani mumeranye neza buragira ngo urukundo rwanyu rurashyushye
ati natini hano bahora wintera agahinda ese urabizi neza ko kazi niwe afite undi mukobwa bakundana utari njyewe hano ahera agaseka kavuga ati Evan afite undi mu girlfriend utari wowe bibaho ati njye ntabwo ndi girlfriend wewe nta nubwo nzi icyo ndi cyo kuri sinzi nuko yamfataga mbeba hari nari igikoresho kuri we ahari Evan ntiyigeze nkunda ahari nta na rimwe yigeze ngirira ibyiyumviro Rihana iti ibyo sinabimenya nubwo nanabyivangamo ariko nkurikije nuko mwari mubanye nuko mwarebanaga uburyo mwakundaga kugenda mufatanya agatoki ku kandi nabonaga ku ruhande rwanyu mwembi ari mu rukundo mbese mama Gail ati nsanze ari waiting ninde bavuganaga nituze ati nako ngushaka ngo tujyane apana ntago mpari ntago ndi kubona kandi kumwe na Evan none se ubwo wabihakanuta ati natini hano Evan we ubwe yamwibwiriye ko afite undi mu girlfriend ambwira ko anamukunda cyane none urangaha uri gutekereza yuko ndi girlfriend we njye ntawe ndiwe kuri we hano atari ko ntabwo byumvikana none se ubundi mwapfuye iki kuki utakimuvugisha ati natini hano umutima wanjye wuzuye ishavu ndetse n'agahinda wuzuye umujinya wuzuye uburibwe ariko nanone wuzuye urukundo muri ibyo byose nabuze icyo ngomba kurwanya n'icyo nkwiye kureka naribajije ese ndwanya urukundo ndeka agahinda n'umujinya biganze bizantera urwango no kwanga ituze ubuzima bwanjye bwose ndongera ndibaza ese ndwanya agahinda n'umujinya n'uburakari ndetse n'urwango ndeka urukundo ruganze mbona nanone nzasara kuko nzaba nkunda zaba atankunda ubu byombi bibyiganira muri njyewe sinzi icyo nkwiye guha umwanya ese ubundi ni igiki gikwiye kuganza muri ibyo byombi uko ari bibiri ndabizi neza ko Rihana ari hano kugira ngo amenye byose hagati yanjye na Evan ariko nanone agomba kumenya ibi ngibi Rihana nkunda Evan pe n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose ntacyo ntakora ku bwe ariko uzi ikibabaje ukunda atankunda mwitayeho atanyitayeho ntako ntagize ngo mwereke ko mukunda nta nuko ntagize mwereke ko mwiyumvamo ariko nta na rimwe yigeze abiha agaciro niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kujya kure ye Rihana ati none se niyo mpamvu wamubwiye ko udashaka kuzongera kumubona mu maso yawe ati nati yego ahari wenda nintongera kumubona mu maso yanjye ubwo umukundo ruzagenda rugabanuka Rihana ati aho ngaho rero uribeshye ushobora kuba wibwira yuko aribwo ugiye kumwibagirwa rukaba rwagabanuka ahubwo akaba aribwo ugiye kumukunda nk'umusazi none se ubundi umukumbuye ujya wicara ukumva wamuhamagara ese ntiwirwa wandika twa meseji urwana natwo ariko kutwohereza bikakunanira hari
ubwo mba ndi kumwe nawe se urukundo ntabwo ari ikintu umuntu akinisha nshuti yanjye niba ukunda umuntu erura ariko ubundi kubera iki wakomeza guhisha ibikurimo kubera iki wakomeza kurwana n'amarangamutima yawe ati niba ukunda Evan tobora ubimubwire genda umubwire ko umukunda ahari wenda nawe wasanga agukunda ariko yarabuze uburyo abikubwiramo ushobora no kuba uri korosora wabyukaga ati natiri hano ariko aharura umusazi jyewe ntera intambwe njye kubwira Evan ko mukunda ibyo bintu hari ahantu wabyumvise ryari wigeze ubona umukobwa ubwira umusore kamukunda hano atari ko hari kera cyane ku kinyejana cya ba sogokuru ntekereza ko no ku kinyejana cya ba mama ibyo bintu bitigeze bibaho ahubwo nzabaza mama hagati ya Mira ndetse na Robert ndababwiye undi kamukunda wasanga ari na mama wabivuze da wowe uri aho ngaho gusa genda ubwire undi mwana ko umukunda rekura ubwibone na pride wikumva uhagaze ku cyubahiro cyawe renga ubwo bufite no kwishyira hejuru genda ubwire Evan ko umukunda ati natiri hano nakemera bakanzika nkajya mwumva ngendanye urukundo nkunda Evan aho kugira ngo ngende mubwire ko mukunda Yohana ati naho mupfira rubi agiye muvuga ko mukunda abantu ngiye kuri iyi nshuro nta mukobwa nzongera gutereta ahubwo umukobwa uzambwira ko ankunda uwo ari we tuzadetingana ati nahera akaseka kabwa ati ni hano siko wazaze neza ufite ibisazi pe nta bwenge ufite ati ngaho guma aho ngaho upfire muri Nyagasani ninde uri guhomba se wowe Evan ari hariya ngo afite irindi kosa yakosheje kumbi ikosa yakoze n'iryuko yakunzwe ariko noneho abantu bazira byinshi ibaze umuntu kwicara hariya akazira yuko yakunzwe atazi ko ari nabyo azira urumva atari ikibazo yanatangira guserereza Latina akamuserereza agira ngo arebe ko yava muri mood itari nziza yari arimo tuve aho ngaho twigarukire kuri Allen ndetse na Hirwa Allen bari kubwira Hirwa akamugatirwa mama wanjye mwihorere ahari n'iryo geno ntacyo mfite cyo guhindura nta n'icyo mfite cyo gukora Imana nibona bikwiriye mama wanjye azakira kandi nibona atabikwiriye azitahire nta nubwo nari nzi ko azageza iki gihe nari mfite ubwoba ko azanagendana mbere ubu maze gukura nakita ku bavandimwe banjye nubwo bigoye ariko nabitaho batahira akabaza Allen kuko ati Allen Hirwa ahera ko abaza Allen kumubaza ati Allen nta miryango mugira ese iwawe wa papa wawe ntahahari nubwo se iwawe wa mama wawe Allen ati Hirwa uriya urashyenga ese imiryango y'iki gihe ntuyizi kuva data yapfa nta muntu wo mu muryango we twigeze twongera kubona twarabonabonye twarwanye kuri mama twenyine kwa mama ho ni ibindi
iby'imiryango y'iki gihe wirengagije ibya famille z'ubu ngo uri kumbwira ibyo Hirwa ntabwo wabinkora Hirwa ati nabazaga ariko none se dukora iki akenewe amafaranga kandi atari make arenabura icyo asubiza Hirwa akagira atya agasohoka akigendera Hirwa aramukurikira ariko akabura aho arengeye agira atya agasohoka mu hospital akajya hanze akigera hanze ahura no mukuru we Robert ntabwo ati nari mwitabye murumuna wanjye ariko mbabarire natinze Hirwa atuwe yaho hagereye igihe kuko iyo uza mbere yaho gatoya ntabwo wari kumbona ko bicara mu modoka ya Robert ariko ubona Hirwa ahangayitse cyane bataramubaza ko mbona uhangayitse mu kazi hari ikibazo kirimo nanga kuko umuntu uri muri iyi situation kandi urabizi ko mbyanga cyane wambwira habaye iki Hirwa ati Robert ndumva ntazi icyo gukora ndumva ngiye gusara ndetse urasarishwa n'iki hari umurwayi wavuye se ntibyagenda neza Hirwa ati bisa nabyo ati bisa nabyo gute se Hirwa ati Robert gukira kwa mama Allen biri kure cyane ararwaye bikomeye ikindi n'ibihaha byiwe byarangiritse no guhumeka bimunanira ibihaha bye byuzuye amazi aba ameze nk'uri kurohama ntako tutagize pe arwaye indwara nka sa ntabwo nzi uburyo nabigusobanurira turimo turatekereza kumwohereza imahanga batati nguke naho bigeze se Hirwa ati yego kandi birasaba amafaranga menshi kubibwira Allen akamera nk'umusazi n'ubu ngubu sinzi ahantu agiye batata ariko uri umusazi murumuna wanjye burantengushye pe nari nzi ko uri umunyabwenge ntabwo nari nzi ko watekereza bwana nyine bigeza gusa uriya mwana w'umukobwa urumva wabimubwira ngo abikore hirya afite isente se batata ariko Hirwa ariko nabivuze ngira ngo wenda ndebe ko tuganira tunashake n'umuti turebe ko nyine n'ayo mafaranga hari ahantu yawe batata uri umusazi umwana wavuye mu ishuri kubera kubura fizi umwana wemeye kwita kuri mama ireba imyaka afite ariko urayireba ujye ubibona ko akiri umwana wabonabonye akiri muto uramwicaza uriya uramubwira ngo hakenewe isano zo kujya kuvuriza mama we imahanga akubwira ko no kurya ari ikibazo hakuhirwa ushinyagura Hirwa ati ntabwo nzi uburyo uvuzemo uburyo bwo gushinyagura n'ubu batatu ko ni ugushinyagura kuko nk'uko ari nko kujya gushakira amata ku kimasa Hirwa ati kugeza ubu ngubu sindumva icyo ushaka kuvuga bata se wabyumva gute kandi ufite amafoto ibyo bintu ninjye wakabaye wabibwira ntabwo se ukashaka undi muntu mu biganiro ese hari undi muntu uri hafi aho umufasha Hirwa
Hirwa ati nabonye hano hari umusore ukunze kuhaza bise ngo yitwa Dan. Ati nyine ubwo wamubwira ukareba niba bafite isende bakamuba bamwohereza bose bafite icyo bapfana. Hirwa ati weya ntekereza ko ntacyo bafite kuko njya ndeba uburyo abarebamo Allen nkabona hishemo ikindi kintu nabuze nahomera mbibaza Allen. Ahubwo umubajije waba wasaze umuntu yirwarije umubyeyi ukajya kumubaza ngo uriya muntu ni muntu ki kuri we, waba wasaze uramutse unabimubajije. Njye ndumva nyine twabafasha twe ikibazo kirimo kereka niba atari cyo wari umamagariye ndabizi neza nibyo ugiye kumbwira. Sha niba ushaka kuvuzanya ko bukwe ndagufasha wikirwa uvunika. Rwahera ko ashimira mukuru we ko turakoze cyane. Numvaga ndemerewe ntazi ibyo ari byo. Batati ntacyo ugenda utegura ibyangombwa byiwe mutotare turebe amafaranga asabwa nyine twohereza umubyeyi nyine ajye kuvuzwa. Mbese hasiga ubuzima turebera ngo dufite isende. Ibyo ni ibintu bishira kandi umuntu agashaka andi. Ubuzima rero iyo burangiye bwo buba bwarangiye nta hantu umuntu ashobora gukura ubundi. Tuve kuri abo ngabo babiri twigire kuri Cyozi. Cyozi aba arimo azenguruka arimo ashaka Hirwa ariko yamubuze. Arimo mushaka akubitana na Allen yicaye ahantu arimo arira. Aramwegera amubaza ati niko yewe kuri kurira wabaye iki? Allen aho kumusubiza ahubwo arushaho kurira amarira akaba yose. Cyozi ati wabaye iki ko mbona amarira yagusaze? Allen abura icyo avuga ahera akahaguruka akamuhunga. Ndaramukurikira. Muri uko kumukurikira aba arimo umubaza byinshi. Ari nakamubwira ngo hagarara tuvugane. Ari muri ibyo yumva ijwi rimubwira ngo mureke wenyine. Mu guhindukira abona ari Hirwa. Cyozi ati dogita wari uje ko nagushakiye ahantu hose nakubuze. Hirwa ati none se ukumva ko ahantu hose waba unshaka wahera kumbona? Ese nta bindi bintu ngira nkora? Umva ko mba ndi mu biro gusa. Cyozi ati ariko nazengurutse no mu barwayi ndakubona. Hirwa ati ariko ntago ari ngombwa nose uba ugira ngo ahantu hose ngiye kujya mbanze mwake permission. Cyozi ati ariko se noneho byagenze gute ko numva uri kunsubizanya umushiha ukoze iki? Aho nuri gutekereza ko ari njye ushaka kuba utumye uriya mwana w'umukobwa ari kurira? Hirwa ati Cyozi wikina aka kanya nagara ko gukina ntago nkeneye drama zawe kano kanya. Cyozi ati ariko se kumbwira nawe nagukoze iki? Iki cyabaye? Ese byose uba uri kubikora gutya kubera ko ngukunda? Ese uba uri kumbwira nabi kugira ngo urebe ko nakwanga? Ibi bintu maze iminsi unkorera buri munsi uba uri kunyegezayo, isaha ku isaha uba uri kunyegezayo, none usigaye unambwira nabi.
ese ndazira ko nakubwiye ko ngukunda? Ese kuba ngukunda nibyo bituma unjogajoga? Hirwa ati cyoze, sinzi ibintu uri kuvuga, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo nkubwiye. Wishaka kuvanga ibintu. Kuba unkunda ni kimwe no kuba turi mu kazi ni ikindi. Cyoze ati none kuri kumbwira nabi ndazira iki? Ese uba wumva udashaka kumbona? Ese uba wumva nkubangamiye? Ubangamirwa nuko ngukunda? Ubangamirwa nuko nkwitayeho? Areni byose arabyumva. Arahindukira akitegereza uwitwa Cyozi ndetse na Hirwa, agahera ko yikanga. Aza asanga aba bombi babiri, akabanza akitegereza Hirwa. Aramwitegereza akareba na Cyozi, akavuga ati ese mama, inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ari nabyakiriye ate? Kavuze aya magambo se ubundi n'icyo agiye kuvuga? Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, inkuru ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.